Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu munsi ni ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatandatu, umwaka w'ibihumbi 2024. Ndongeye ndagarutse kuri Ageni Ngoga TV kugira ngo tuganire mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero twagarutse kugira ngo twongere twibukiranye, twongere dukangurane, twongere tugirane inama, kugira ngo tutazabasha kugira usigara muri twe, kandi twese twifuza kuzagira ubwami bwo mu ijuru, kandi twese twarahamagariwe gukorera Imana. Twese twarahamagariwe kugira ngo buri wese afate mugenzi we ukuboko, ntihagire usigara, twese tuzabashe guhabwa ubwami bw'Imana, ubwami bw'ijuru. Niyo mpamvu Imana yahamagaye abantu benshi batandukanye, bashyira muri departement zitandukanye z'umurimo w'Imana, kugira ngo dufatanyirize hamwe kuvuga ubutumwa muri ibihe bigoye bya nyuma, kugira ngo ntihazagire urimbuka atarabashije kubwirwa, kuko ijambo ry'Imana ritubwira neza ko ibisarurwa ari byinshi ariko abasaruzi ari bakeya. Niyo mpamvu turimo turakora mu buryo bukomeye, mu buryo bugoranye, ariko tukavuga ubutumwa kugira ngo turebe ko twagira abo dukangura, tukabazana kuri Kristo. Izina ry'Uwiteka rigahabwa icyubahiro. Turamenyeranye rero, amazina ni yayandi, ni Pastor Clement Nzabahimana, ndi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Uwo munsi nongeye ndagarutse hano kuri Ageni Ngoga kugira ngo twumve icyo Umwami Imana ashaka ku buzima bwacu. Uyu munsi wa none reka tubanze dusenge twiragiza Imana kugira ngo twongere tuganire mu ijambo ry'Imana, twongere dukeburane, twongere twibukiranye, twumve icyo Imana dushakaho, twumve icyo Imana dukeneyeho muri iyi minsi ya nyuma. Uwiteka Imana ihabwa icyubahiro. Reka tubanze dusenge Imana, tubone dutangire gahunda zacu. Imana itugirire neza. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Mana y'imbaraga, Mana y'urukundo, Mana y'icyubahiro, Imana ishobora byose, turagushimiye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye imirimo n'ibitangaza ukora uko bwije n'uko bukeye mu ruhande rwa buri wese kwizera. Ni ukuri, reka izina ryawe rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Uyu munsi wa none kuba tugeze kuri iyi tariki, si uko turi intungane cyangwa tube beza, ahubwo ni imbabazi n'umuntu watugiriye. Tito yavuze ko ari kugira ngo dutunganye ibyasigaye bidatunganye, kandi koko nibyo. Abapfuye hari ibyo batatunganyije, hari ibyo batakoze, twe dukwiriye kubitunganya. By'umwihariko mu murimo wawe turakunze kuduha imbaraga zo kurangiza inshingano yawe nkuru, tubwira abantu ubutumwa bwiza bakangurira guca bugufi, bakangurira kuva mu byaha, bakangurira kujijuka, kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko kuva mu byaha ari kujijuka. Izina ryawe rishimwe kandi rikomeze rihimbazwe. Tugire neza kandi turwanire, turinde ruguya yose, kandi nsengera buri wese uzabasha kubwumva, yaba ari ubwumva uyu munsi n'abazabwumva mu minsi izaza, kugira ngo buri wese uzumva kandi akumvira agahindurwa n'umuburo w'ijambo ryawe, azakomeza guhabwa icyubahiro, n'izina ryawe rizakomeza guhabwa icyubahiro. Turakwinginze ngo turwanire muri byose rero, kandi utsindishe muri byose, niko tubyizeye kuraba natwe muri byo, mu izina rya Yesu Kristo urakoze kubyumvishe, amen. Reka nangire mbasuhuza nk'uko bisanzwe, nsuhuza abari mu burengerazuba bw'u Rwanda, nsuhuza abari mu burasirazuba bw'u Rwanda, nsuhuza abari mu majyepfo y'u Rwanda, suhuze n'abari mu burasirazuba bw'u Rwanda, ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali. Mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Umwami Yesu nabahe umugisha aho muherereye hose. Ndamya nashidikanya wowe ugihumeka umwuka w'abazima, ndamya nashidikanya ko Imana yo mu ijuru icyakora imirimo ndetse n'ibitangaza. Nubwo bimeze gutyo uyu munsi wa none, ejo cyangwa ejo bundi Data wo mu ijuru yahindura amateka. Ntabwo ariko bizaguma. Mbibutse ko hari igihe cy'ijoro n'igihe cy'amanywa, amabwiriza yarabivuze. Hari igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, hari igihe cyo kurya n'igihe cyo kubwirirwa, hari igihe cy'umunezero n'igihe cy'umubabaro. Rero uyu munsi wa none uri mu mubabaro, umenye neza ko umunezero nawo bishoboka ku Mana. Wowe uri kubwirirwa, umenye ko kurya bishoboka ku Mana. Wowe ubabaye cyangwa se wowe uri kurira, umenye ko guseka bihari ku Mana. Wowe wambaye ubusa, umenye ko kwambara ku Mana bihari. Nawe ubuze umunezero muri wowe, umenye ko kuri Kristo harimo umunezero. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Uyu munsi wa none rero ndongera nsuhuze abandi bari hirya ya Afurika, cyangwa se bari muri Afurika mu bihugu bitari cy'u Rwanda. Ndavuga abari mu Burundi, abari muri Tanzania, abari muri Uganda, Kenya, ahantu hose Imana ibahe umugisha, abari muri Congo, kandi dukomeza gusabira abaturanyi bacu bari mu gihugu cya Congo kugira ngo Umwami Yesu akomeze abarwanire. Iyo mvuga ibi bintu nuko mba ngira ngo dufate igihe cyo kubasengera, kubera ko harimo abaririmbyi, harimo abavugabutumwa, harimo abadiyakoni, harimo abakristo, harimo abanyamasengesho. Abo bose ntabwo umurimo w'Imana wakorwa baramutse badafite umudendezo. Niyo mpamvu nkunda kubabwira ngo mumfashe dufate akanya ko kubasengera, kugira ngo nabo babone Imana, bahe umudendezo, n'abakora umurimo nk'uwo dukora, ndetse n'abakristo muri rusange babone uko babona igihe cyo gusenga Imana, cyo kubaha Imana, cyo kunezererwa Imana. Rero umujye mubasengera. Ni ukuri, ni byiza ko Bibiliya itubwira neza, mubabare n'abababaye,
mwishimane n'abishima kandi musekane n'abari guseka, yewe n'abari kurira niba ngombwa mufatanye no kurira, kubera ko ntacyo bitwaye. Imana yo mu ijuru tugire neza. Uyu munsi wa none ndagarutse kugira ngo tuganire amagambo y'Imana, cyangwa se tuganire mu gisate, cyangwa se ubu twagiye mu gisate cy'utuntu n'utundi. Utuntu n'utundi nababwiye ko ari ikiganiro gica kuri Eugene Ngoga TV, kigenda kivuga ku bintu bigiye bitandukanye byo hirya no hino, ariko cyane cyane bigaruka ku bakristo. Rero njya nezererwa Imana cyane iyo kino kiganiro ngikoze, nagiriwe mu Imana yansuye, marayika yangendereye akabasha kumbwira ibyo ndi buze kubaganirizaho. Aha ngaha numva mfite umunezero, numva mfite ibyishimo ko ndimo ndavuga ibintu Imana ishaka ko abantu bayo bamenya, ko ndimo ndavuga ibintu Imana ishaka ko mbwira abantu bayo, ko ndimo ndavuga ibintu Imana itishimiye, ishaka ngo abantu bayo bave bagendere kure, bagendere mu bitunganye kandi biboneye byo kuyihesha icyubahiro. Uyu munsi rero turi buze kuganira ku bintu byinshi bitandukanye, ariko niba tubanye ari ubwa mbere, mbanze gusobanura n'ibyibagiwe. Niba ubanye natwe ari ubwa mbere, banza ukore sabone cyangwa se subscribe, ukonde kuri like, ukande kukazogera, nuko Imana mu ijuru itugire neza. Kanda kuri subscribe, nurangiza ukanda ahantu hari akazogera, nurangiza ukanda ahantu hari all, cyangwa se numara kuhakanda kanditse RL, ni ukuvuga ngo ikiganiro cyose cyangwa ijambo ry'Imana ryose tuzadutambutsa rizajya rihita rikugeraho, tutiriwe turi koherereza kuri WhatsApp cyangwa se n'ahandi. Bibutse ko tugenda twinjira mu gihe cyo kugira ngo abakoze subscribe abo aribo tugendana, ubwo abo ngabo nibo bafite ishyaka n'umwete byo kumva ijambo ry'Imana, cyangwa se byo kumva icyo Imana iganira nabo. Mbibutse ko benshi bashaka babandi bababwira ngo Imana ibahaye visa, Imana ibahaye imodoka, Imana ibahaye buruse, Imana ibahaye iki. Ibyo nibyo benshi bakeneye, ariko reka nkubwire ngo ibyo byose niyo abantu batabivuga, Imana yo yabikora. Ntabwo Imana ikora ari uko abantu bavuze. Abantu bavuga Imana irakora, niyo abantu batavuga Imana irakora. Biritubwira ngo iki dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi tuzabyongererwa. Ni byiza ko Imana iguha amakuru y'ibyo bintu, ariko niyo itayaguha nta cyatuma Imana idakora ibitangaza. Rero mwebwe mudukunda, turi kugendera muri ibi bihe bya nyuma turimo, apana bya bindi byo kugira ngo turangamire abahanuzi baba yari, cyangwa se abahanuzi b'ibinyoma muri iyi minsi badutse. Mwene data Hakizimana Evariste yasohoye indirimbo nziza cyane, muze kujya kuri Hakizimana Evariste murebe indirimbo nziza yasohoye, arimo aravuga ngo ndumva mfite ubwoba kubera ko ishyano riraguye. Ndumva afite ubwoba, ishyano riraguye. Ntabwo ndabasha kubona uburyo bw'ikoranabuhanga, nakagombye kuba nkabanje ku kiganiro tukabanza twakumva, ariko nubishobora nawe usimbukire kuri Hakizimana Evariste. Iyo ndirimbo nta n'icyumweru cyari cyashira ayisohoye, iravuga ngo ishyano riraguye. Ati nyamara benshi bakomeje guhura nabo abahanuzi b'ibinyoma, babizeza ibitangaza, bababwira amamodoka, bababwira amazu, bababwira kubaka ingo, bababwira ko babonye akazi, bababwira za buruse, bababwira ko babonye za visa, ariko babarangaza, babajijisha. Ariko twagira ngo tuvuze ukuri, muri iyo ndirimbo niko bivuga, twagira ngo tuvuze ukuri, abantu bakadukubita umunwa, abantu bakadukubita, bakadutuka, bakatuvuga byinshi bitandukanye, bakabona ko turi abasazi, ariko turimo turavuga ukuri. Ni ukuri, ishyano riraguye, ishyano riraguye, ishyano riraguye. Rero dufite ubwoba bw'uko ishyano riguye, ariko abantu bakaba bari kubajijisha, bakaba bari kubarangaza, bakabajyana mu duhenda abana, abantu nabo bakemera bakarangara. Twavuga ngo ishyano riraguye, abantu ntibasenge, abantu ntibabyumve, ahubwo bakumva ko twayobye cyangwa se twasaze. Ariko umunsi umwe iri jwi cyangwa se ubu butumwa mu gihe kimwe cyangwa ikindi buzakugarukaho, wongere ubwumve mu matwi yawe ko mbere y'uko ishyano rikugeraho, rikugwaho, hari abakubwiye ngo itware neza, cyangwa se wiyerure ko ishyano riguye, ukanga kubyumva. Umunsi umwe, ibi tuvuga umunsi ku munsi mukanga kubyumva, bizakugaruka mu matwi, ubwo uzaba utagishoboye kuvuga ngo reka mpindukire. Uyu munsi birashoboka ko wahindukira ukava mu byaha, ukava mu businzi, ukava mu bujura, ukava mu busambanyi, ukava mu guca imanza, mu kugambana, ibyo byose ukabigendera kure, ukagarukira Kristo, ukemera Kristo, akaba ari ukuyobora, akaba ari uba nimero ya mbere mu mutima wawe. Mwarangiza mukagendana, byaguhesha icyubahiro, ndetse n'Imana bikayesha icyubahiro. Ariko kubera ko muri kwanga kumva, mugakomeza mukajya kurangarira ba bandi babazana ibyo kubanezeza, abahanuzi b'ibinyoma,
akaba ariho mukomeza kurangarira, mukomeza mukibera muri ibyo, nimube maso kandi tugwiriwe n'ishyano, ubwo ngubwo ntako abantu bazaba batagize. Hakizimana Evariste coup de chapeau, rwose ubutumwa urimo urabuvuga neza mu buryo bw'indirimbo, ni ukuri n'abandi mufite ibihangano by'Imana biri kugendana n'iki gihe tugezemo, bikangura abantu kugira ngo babe maso bere kwirara, ni ukuri nimugire courage, kubera ko turi gukora twihuta, bugiye kwira. Uyu munsi ibintu turimo kuganira ni ibintu bigera kuri 4-5. Ikintu cya mbere nababwiye ko mu minsi yashize abo duherukana kuwa mbere w'iki cyumweru, nababwiye ko ngiye gufata ibihe by'amasengesho, n'ifite ibihe by'amasengesho kandi nsuhuza n'abantu bose twayakoranye, abantu bose twagiranye, yaba bari mu Rwanda, yaba bari muri Afurika, yaba n'abari mu mahanga, ibyiciro byose birimo, ndabasuje mwese muherereye kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Kwiyiriza ubusa, Bibiliya tubwira ngo hari abadayimoni bakurwaho no gusenga ndetse no kwiyiriza ubusa. Hari abadayimoni bakurwaho no gusenga, ndetse hari abandi batabasha gukurwaho no gusenga gusa, bagerekwaho kugira ngo ubanze wirize ubusa. Iyo ufashe iminsi 2-3 ukiriza ubusa, hari abadayimoni birukanwa n'ayo masengesho yo kwiriza ubusa, kubera ko haba harimo izindi mbaraga. Rero hari abantu basenga bakibwira ngo igeragezo ufite uragisengera gusa birangire, nyamara nudafata igihe cyo kwiriza ubusa, niba uri kubona cyaranze, fata igihe cyo kwiriza ubusa, kuko hari abadayimoni birukanwa no gusenga ugeretseho kwiriza ubusa. Abantu benshi muri iyi minsi ibyo kwiriza ubusa babicitseho. Kizakuranga ko wagumaze kugwa, kizakuranga ko wageze mu bugwe, cyangwa se wageze mu ntege nkeya, nuko kwiriza ubusa uzaba utakibishoboye. Nubona utagishoboye gufata iminsi 2 kuzamura ngo wirize ubusa, nibura mu kwezi udafatamo ibihe by'iminsi 2, nibura bikeya, iminsi 2 utarya utanywa, uri imbere y'Imana, ukabona utakibishoboye, uri umunyamasengesho, umenye ko iyawe uriho umurishyo, nawe usigaje uri ku manegeka. Uyu munsi wa none rero Imana turi muri amasengesho yabasha kunganiriza ibintu byinshi cyane, ibasha kunsonereka ibintu byinshi cyane. Nibyo mva ndi kubabwira mu kanya ati nkunda kuganiriza abantu ibintu Imana yamishuriye cyangwa se yampaye, kugira ngo mbibagezeho, mba numva nezerewe nishimye, kubera ko mba nzi neza ko hari benshi biri bufashe. Rero ndagira ngo utege amatwi ibintu ko ari 5 tugiye kuganiraho, tugiye kuvugaho. Imana yambwiye ngo mbwire abantu bayo, kugira ngo benshi bakanguke bave muri ibyo, benshi babe maso, benshi bareka gukomeza kwitwara nk'abasanzwe, kandi ari abana b'Imana, kugira ngo batabasha kuronka kunyagwa ubugingo bwabo. Ikintu cya mbere Imana yambwiye ngo ifite umubabaro ndetse n'agahinda k'abantu b'Imana basanzwe b'Abakristo, ariko bashaka kwiteza intambwe y'Imana itabateje. Abantu b'Imana b'Abakristo basanzwe, ariko bashaka kwiteza intambwe Imana itari yabateza. Bamara gushaka gutera intambwe Imana itarabateza, bakashaka gukora amakosa yo kwigana umwuka wera, yo kwigana indimi z'umwuka wera. Abantu bigana indimi z'umwuka wera, Imana yambwiye ngo mbwire abo bantu ngo uyu munsi wa none ucyumvira itangazo, ucyumva ubu butumwa, urekeraho. Niba uzi ko utahawe indimi n'umwuka wera w'Imana, ukaba uzi ko wicara mu rugo cyangwa se wicara ahagana hehe mu nshuti no mu bavandimwe, ukigana indimi z'Imana z'umwuka wera, ukazisubiramo, ukazirepeta, uri mu rugo, uri hehe, atari Imana yaziguhaye, mubwire ngo uyu munsi garukira aho ngaho, kubera ko nyuma y'uko wumvisha iri tangazo, ugakomeza ukazigana, ugakomeza ukazirepeta, ukazisubiramo, ukazikorera etide, ngo akaga n'umushinya w'Imana bigiye kukumanukiraho, nta muntu uzabigukiza. Ahangaha be yaho rero ngo hari abantu, ndetse ngo hari n'amashuri y'amadini ngo yashyizweho kugira ngo bigishe abantu ngo ubuhanuzi. Bakristo bavandimwe, abo bantu Imana yababonye kandi byababaje Imana cyane. Wowe washinze itsinda, ushinga gurupe, ushinga ishuri yo kwigisha indimi z'Imana z'umwuka wera, izo ndimi uri kwigisha abo bantu
ese bizaguhira? Izo ndimi uri kwigisha abantu se n'Imana yabiguhaye uburenganzira? Izo ndimi uri kwigisha abantu se bazazikoresha ahagana he? Niba ba bandi bari kuba indyarya n'abatubuzi n'abesikoro ngo bafunguye ishuri ryo kubigisha indimi, ariko iryo shuri Imana ije gukora karasisi mu mashuri nk'ayo. Mu bigisha izo ndimi bose ije gukoramo karasisi, yewe no mu bazize bazikoresha Imana ije gukora karasisi muri bo. Nshuti mukristo muvandimwe, niba uzi ko izo ndimi hari abazikwigishije, niba uzi ko wicara ukavuga indimi nk'izo ngizo zo wiganye ziri kurepeta z'abandi atari Imana yaziguhaye, ndagira ngo usabe ugarukire aho ngaho, inzira zikiri nyabagendwa. Ibirenze kuri ibyo, mwana w'Imana, dore mbakarabiye imbere ibizabakoraho cyangwa se ibizabagaruka. Njyewe nzaba nasoje iby'Imana yantumye ku bantu bayo. Imana ibahe umugisha. Icya kabiri, ngo ni abantu bitwa ko ari abanyamasengesho ariko batihesha icyubahiro ndetse bakagayisha n'izina ry'Uwiteka. Abantu b'abanyamasengesho cyangwa se abakristo batihesha icyubahiro cyangwa se ngo baheshe Imana icyubahiro kandi ari abakristo. Abo ni bande rero? Abo ngabo ngo ni ba bandi bagenda barira mu nzira, ba bandi bagenda barya ibigori mu nzira. Nimvuga mu nzira bitandukanye na ba bandi bari ku rugendo mu modoka, bitandukanye my friend. Ndavuga ba bandi baba bari muri quartier, mu isoko, hehe, ugasanga umwana w'Imana, umuririmbyi, umuvugabutumwa, munyamasengesho, muyobozi wa wiki, yewe ngo n'abitwa ngo bakorera Imana mu nzego zo hejuru, bagira iyo ngeso yo kugenda murira mu nzira. Ntabwo Imana ishaka ko abana bayo bagenda biyandarika batagira ikinyabupfura. Bibiliya itubwira ngo iki? Ngo twiheshe icyubahiro nk'abakozi b'Imana, kuko nyir'umurimo ntazatugororera. Urambwira gute ko uri umuvugabutumwa ukagenda uterera ubunyobwa mu nzira? Urambwira gute ko uri umuvugabutumwa ukagenda urya ibigori mu nzira? Urambwira gute ko uri umuvugabutumwa ukagenda ukongora ibisheke mu nzira? Urambwira gute ko uri umuvugabutumwa ukagenda urya avoka mu nzira? Urambwira gute ko uri umukozi w'Imana ukagenda nkaho ibibombo mu mwitama iri hirya iriya? Ibyo bintu biri kubabaza Imana cyane. Abantu bakorera Imana ariko batiyubaha, bakagenda barira mu nzira. Icyo waburira nacyo cyose mu nzira, icyo waburira mu nzira cyose, ntabwo Imana ibyo ibishaka. Ni ukugayisha izina ry'Uwiteka. Niba ufite icyo kurya, manuka hepfo y'akayira munsi y'inzira. Niba ushonje, urya ibyo urya. Numara kurya, gusonza ntabwo ari icyaha, no kurya si icyaha, ariko iheshe icyubahiro. Umanuka hepfo gato uve mu nzira, numara kurya ibyo kurya wongere uhaguruke ukomeze urugendo niba uri ku rugendo. Naho kugenda ushikagura mu nzira, ushikagura, biri kubabaza Imana. Cyari icya kabiri, kuko dukwiriye kwihesha icyubahiro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Icya gatatu, ngo hari abantu ngo b'abanyempano bivumbuye ku Mana. Abantu Imana yahaye impano. Imana yabaye impano zo kuririmba, Imana yabaye impano z'ubuhanuzi, Imana yabaye impano z'ivugabutumwa, Imana yabaye impano zo gusengera abarwayi, Imana yabahaye impano. Ni impano nyinshi zitandukanye muri uyu murimo w'Imana. Ariko uyu munsi abantu barimo barivumbura ku Mana, barimo barashaka kureka iby'Imana, ngo Imana ngo yavuganye nawe ngo byinshi, ariko ntabwo yigeze ibisohoza. Ngo Imana yadukoresha ibitangaza byinshi bitandukanye, ariko twebwe ngo ntacyo yigeze itumarira.
ngo twasengeye abantu benshi bakira indwara ariko twebwe ziraturembeje, ngo twasengeye abantu benshi ari abakene ngo Imana irabagura ibahereza ibyo kurya, ibahereza ibyo kwambara, ibaha amazu yo kubamo, ngo ariko twebwe dusaziye mu makode, ngo ariko twebwe dusaziye mu myenda, mu mapantaro, mu bitenge, mu majipo, ngo ariko twebwe dusaziye mu buzima bugayitse. Ngo amajwi amaze kuba menshi imbere y'Imana y'abantu bameze gutyo bari kwitotombera Imana, ariko Imana yambwiye ngo mbabwire ngo niba ariyo yaguhamagaye koko, rindira, hari igihe cyawe cyo gutabarwa yagennye, ngo wiyisakuriza, ngo wiyitota, ngo itaguha iby'agahimano. Wowe uri kwivumbura ku Mana, wowe uri gusakuza ku Mana, wowe uri kuvuga amagambo menshi ku Mana, ngo dore baranarabasengeye, ngo Imana ariko ngikigira ibimenyane ibiki byose, ngo reba bari abakene n'ubu ni abakire, bari bishwe n'inzara bafite ibyo kurya, bari bambaye ubusa n'ubu barambaye, bari baba mu bukode n'ubu bafite amazu yo kubamo, ngo aribo byose ni njye wabasengeraga, ngo ariko ngiye kubasengera si ni ukubikora? Niwe warabasengeraga, niwe wabikoraga. Tegereza igihe cyawe cy'Imana yateguye, nikigera Imana izagutabara ikugirire neza nk'abandi. Ngo niba udashoboye gutegereza, ngo igiye gutanga iby'agahimano kubera ko uyitoteje, ushaka iby'agahimano cyangwa ushaka iby'igihe cyayo. Abadamu, abakobwa purito, nibyo koko Imana yavuganye namwe kizabagirira neza. Niba ufite imyaka 25, 30, 35, ibyo hari icyo bitwaye Imana ugira ngo? None se kwitotombera Imana ukivovota imbere y'Imana bizakuraho kwitwa Imana? None se nitotombera Imana ukivovota imbere y'Imana ikaguhafatwa, nibyo bizakunezeza? Bakobwa, mugarukire aho ngaho mugeze. Icyaba Imana ngo yashaka ngo n'umugabo ngo upfuye utujisho twose, ngo icyaba Imana ngo ikamba ngo mbese. Hari n'uwo nabonye ari gusenga ngo umugabo ngo aramumanukana yamwambitse ikoti, ngo aramutaye ngo aramumanukana, ngo aramwiremeye, ngo aramwibumbiye. Umugabo ngo aramwibumbiye, ngo aramumanukana. Rero ndagira ngo mbabwire, mukora ibyo mukwiriye gukora, ibindi mubiharire Imana. Niba mwarahisemo gukorera Imana koko, mwikwitotombera Imana mwebwe banyempano. Nibo mvugana nabo, abanyempano cyangwa se abahanuzi, niko babita, ariko n'abahanuzi bakibaho, ahubwo hariho abanyempano bahawe impano zo gukorera Imana, zo kuvugira Imana. Mwihangane mutegereze isaha y'Imana. Nimukomeza guhata, mugakomeza gusunika, uko byagenda kose ingaruka zizabagiraho, kandi ntabwo bizabagendekera neza. Mufate imyanzuro, mureke kwitotombera Imana. Isaha n'umunota yapanze kubagira neza ngo irahari. Ikindi igikurikiyeho cya kane, noneho ngo ni abanyamasengesho bari kuvuga bati iby'Imana turabirambiwe, tubivuyemo. Abanyamasengesho kirajya gusa n'icyo tubanjeho, ariko tubanje ku banyempano basengera abandi. Ariko noneho tugarutse ku banyamasengesho batari abanyempano, basenga, abanyamasengesho bakunda kugira ibihe byo kubana n'Imana, byo gusenga Imana, bakavugana n'Imana. Imana yavuganye namwe byinshi, Imana yakoranye namwe byinshi, Imana yabasezeranyije ibintu byinshi, ariko ngo benshi ngo barabirambiwe. Benshi ibyo Imana yababwiye ngo ntabwo bisohora. Benshi ngo baheze ku irembo. Benshi ngo banze Imana arabanze. Benshi ngo banze Imana arabarekuye. Benshi ngo banze Imana itabazi. Ariko reka nkubwire ngo wicike intege, kubera ko igihe cyo gutabarwa kwawe ngo kiregereje. Imana yambwiye ngo mbabwire abo bantu bameze gutya b'abanyamasengesho bari gushaka kubivamo, yambwiye ngo mbabwire ngo mwicike intege, kubera ko igihe cyo kubatabara kiregereje. Irambwira ngo nucika intege ukava mu mwanya wawe, ngo hari abandi barenga ibihumbi n'ibihumbi bateze ibiganza. Irambwira ngo mbabwire ngo reba ibiganza biteze isi. Ab'isi ni miliyari, ngira ngo niba ari zingahe, ubanze niba atari enye kuzamura, 7 n'umunani, sindi hafi aho.
sinjye menya iby'imibare bya statistique y'isi. Reba kugira ngo harimo abakristo miliyari 4 ku isi. Icyo cyo ndakizi ko harimo miliyari 4 z'abakristo ku isi. Bose niko bari gusaba Imana ngo Mana duhe, Mana duhe, Mana duhe. Noneho reba wowe ibiganza byawe biri gusaba Uwiteka ngo bikuyeho ngo guhimya Imana ngo kubera ko yatinze kugutabara, ngo kubera ko yatinze kuguha. Reka nkubwire ngo wikuvumbura ku Mana, ahubwo tegereza Uwiteka. Igihe cyo gutabarwa, igihe cyo kugira neza nacyo gize gute ngo kiregereje. Ngo nusohoka gukuraho ibiganza byawe nikizatuma abandi badakomeza urugendo, ngo narwo kizatuma Imana ititwa Imana. Kuva mu murongo kwawe, kuva mu masezerano kwawe, cyangwa se kurambirwa kwawe, cyangwa se guta Imana kwawe, nibiratuma Imana ititwa Imana. Abo kuyisenga barahari, abo kuyiririmba barahari, abo kuyivuga barahari, abo kwiyamamaza barahari, n'abo kuyishima barahari. Haracyari abantu ni benshi cyane bo kuvugira no gukorera iki Imana. Imana ibaho umugisha cyane. Icya gatanu ari nacyo cya nyuma, ngo ni abarokore babatije ibyo kunywa amazi, babatije ibyo kunywa amazina. Abarokore babatije ibyo kunywa amazina. Abarokore babatije ibyo kunywa amazina. Ahantu rero ntagire uza kuntera ibuye kuko harakomeye cyane. Abarokore babatije ibyo kunywa amazina babihindura imitobe kugira ngo bakunde babinywe. Abagatulika bemerewe kunywa inzoga. Abapantekote ntabwo bemerewe kunywa inzoga. Abagatulika bemerewe kunywa inzoga, abapantekote cyangwa se abaprotesitanti ntabwo bemerewe kunywa inzoga. Amadini menshi atandukanye agiye afite imyemerere yayo, agiye afite imyizerere yayo. Niba waragiye mu idini bavuga ko utemerewe kunywa inzoga ukayinywa, kandi ukajya muri iryo dini ryo usengeramo, ufitanye urubanza n'Imana. Niba wumva ushaka kunywa inzoga, jya mu bagatulika. Niba wumva kunywa inzoga ari icyaha, guma mu bakristo, mu barokore. Ariko rero niba uri mu barokore, mu bakristo, warangiza ugafata inzoga ukazihindura amazina ngo ni twaji, ufitanye urubanza n'Imana. Icyaba cyiza ni uko wareka icyerekezo urimo n'inzira urimo, ugasanga abagatulika bakwemerera kunywa inzoga ku mugaragaro, ukareka ko umupantekote wishyuye hirya ukanywa inzoga, kuko ibyo ngibyo ni bibi cyane kurusha, ni bibi cyane kurushaho pe. Abantu nk'abo rero bahimbye amazina utuntu utamenya. Urugero, ariko abantu bataye umutwe koko, ngo bamaye ngo kacita, ngo bamaye ngo shita. Mu kiganiro twaganiriye ubushize nababwiye uburyo ko abadayimoni bafite sisiteme yo kujya barahina amazina, bagakuraho nk'ingombajwi imwe ku izina ry'umudayimoni cyangwa se utamenya ubwoko bwaryo, wowe ukagira ngo ni agasita, ni agasirimu, kandi ari izina ry'abadayimoni cyangwa se rya Satani nyirizina. Ngo ndebere ngo cita, nyina ni shitani. Ngo wambaye kaji ngo kashita, ni shitani nyine. Ugasanga ngo kano ngo ni akaji ngo y'umuntu akanyoye, ngo inzoka, ngo mbese ngo igifu, sawa igifu, muraje mubone ibifunge bya nyabyo. Hitamo imaripfa. Niba uri umukristo, niba uhisemo kuba umupagani, jya kuba umupagani. Wifate iby'abapagani ngo ubihindure ibyeze, ubitunganye, ubihindure iby'abakristo kandi atari byo. Ikintu cya gatanu kireba abarokore, ngo bagiye babatiza ibyo kunywa bakabibatiza amazina kugira ngo bakunde bakabihindura imitobe, ngo za panashi,
ngo ntabwo ari inzara, ngo ntabwo ari ibisindisha, ngo zikorwa ngo n'uruganda rwa Skol, ariko ngo zikora ngo abantu batanywa inzoga. Uzavuga uruganda rw'inzoga rudakora inzoga? Brasserie Bralirwa umenye ko yagabanyije aho inzoga ikagabanya n'aha fanta bigatandukana. None imashini uruganda rumwe rukora inzoga rukorera gukora fanta ni uruhe? Hitamo Imaripfa. Yambwiye ngo mbwire abantu nk'abo ngabo babaswe n'ibisindisha, kandi bakiyita abakristo, bakiyita abarokore, bagasenga, bakiyita abari ku rugendo rujya mu ijuru. Babwire ngo urwo rugendo murimo, iryo joro mwiringiye, nimutihana ngo muve muri ibyo murimo, ntabwo bizabahira. Ntabwo bizabahira. Hitamo wigire mu Bagatulika, uyoborwe n'ayo mategeko, nawe uri umukristo uri umurokore, ukaba urushingira mu itorero ry'abarokore, zibukira ugendere kure, n'Imana izakunezererwa. Ibintu bijyanye n'inzoga Bibiliya bivugaho byinshi cyane, ntabwo uyu munsi aribyo naje kwinjiramo, nuko ndimo ndabaha amatangazo mu masengesho y'imisi ingahe tumaze imisi dusenga. Imana yaduhaye kugira ngo mbagezeho, yampaye kugira ngo mbagezeho. Bakristo bavandimwe bo kuri Agene Ngoga TV, ntabwo Imana itwanga, ahubwo Imana iradukunda. Ntabwo Imana itwanga, ahubwo Imana iradukunda. Kandi ibyo itekereza kuri twe ntabwo ari bibi, ahubwo ni ibyiza. Birashoboka ko ibi wahura nabyo, ariko ntabwo uheranwa nabyo, Imana ndakurwanirira. Uyu munsi wa none Uwiteka tugire neza kandi aduhane amahoro. Iyo twavuzeho byose mwabyumvishe, mwitwararike, mube maso, mukanguke, kubera ko ikizira ishyano riraguye. Imana itugire neza. Reka turangize dusenga. Ibyo ari byo byose, uyu munsi ushobora kuba ari muri ba bandi bigana indimi z'umwuka wera. Uyu munsi ukaba wisubiyeho kubw'ikiganiro umaze kumva. Ushobora kuba uri ba bandi bagenda barira mu nzira, ariko ukaba ufashe umwanzuro ukaba wisubiyeho uyu munsi wa none. Ushobora kuba uri muri ba banyempano bagishaka kwivumbura ku Mana, uyu munsi ukaba ufashe umwanzuro wo gukomeza kurindira igihe cya Kristo. Ushobora kuba uri umunyamasengesho, barambiwe iby'Imana, uyu munsi wa none ukaba ufashe umwanzuro wo kugira gusubira mu mwanya ugategereza Kristo. Ushobora kuba uri umurokore, nawe wari mu mwanya wo kubatiza ibinyobwa, mukagenda mubyita amazina ngo ni utuji kandi ari ibisindisha mubizi neza, ariko uyu munsi ukaba ufashe umwanzuro wo kugendera kure yabyo, cyangwa se ugafashe umwanzuro wo kwigira mu Bagatulika ukajya kubinywa ku mugaragaro, aho kwihisha, utuma abantu bagucira urubanza, bagutekerezaho, bakwibazaho. Ushobora kuba aka kanya ufashe umwanzuro wo kuvuga ngo njyewe uyu munsi mpisemo kuba umuntu ugendera mu nzira z'Imana, Imana ishaka. Tugiye gusengana Imana mu isengesho rigufiya. Imana igushoboze kandi ugire neza wowe ufashe umwanzuro wo kuva muri ibyo byose. Mana, mu izina rya Yesu, Data twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje. Wagize neza, wabanye natwe muri byose, izina ryawe rishimwe kandi rikomeze rihabwe icyubahiro. Turasenze muri amasaha y'igicamunsi, dusabira umugisha buri wese uri buze kumva ikiganiro. Ababyeyi barabyumva bakabishyira mu mutwe kandi bakabizirikana, baha umugisha. Abakobwa, abagabo n'abasore barabyumva bakabishyira mu mutwe, baha umugisha. Buri muntu wese Mana ufite ishyaka ryo gukorera, ryo kuvugira, ndamusenge, yaba uri mu Rwanda, yaba uri mu burengerazuba, mu majyaruguru, mu majyepfo cyangwa mu burasirazuba, mu mujyi wa Kigali, abari muri Afurika no ku isi yose, ndabakweretse kugira ngo ubashe kubaha imbaraga, babone uburyo bamamaza ubutumwa bwawe bwiza. Mweretse abarwayi aho barwariye ubakize Mana, mu izina rya Yesu. Abababaye ubahereze iby'umunezero, aho uzi ko wabigenza ubacira inzira nk'Uwiteka, kandi ubarwanira muri byose. Yesu, izina ryawe rikomeze rihimbazwe. Ngoro turakunyuze kugira ngo ukize abarwayi barwariye kwa muganga, mu rugo ndetse no muri dispenseri zitandukanye. Aho bose bakiriza ubuntu bwawe, aho bose ubagirire neza kandi ubambike imbaraga. Izina ryawe rikomeze rihabwe icyubahiro. Ndakwinginze rero mu mwuka w'Imana n'imbaraga zo mu ijuru, n'igitinyiro cyawe bikomeze ko tubaho uyu munsi indi minsi yose. Mu izina rya Yesu Kristo watombeye ku musaraba, wakoze kubyumvishe. Amen. Bavandimwe rero, turi ku musozo, ngira ngo wibutse kugira ngo ukore like, ukande ku gikumwe, ukande subscribe cyangwa se sabone, nushaka ukore na share aya matangazo, cyangwa se ubutumwa ubwohereze nk'abantu bawe 2 cyangwa 3, nawe uraba udufashije mu kwamamaza ubutumwa bwiza no gukangura intore z'Imana muri iyi misi ya nyuma turimo. Rero nubikora ukabyohereza abantu 2, gukora na sabone, ndazi neza ko Uwiteka ari bubiguhere umugisha. Ibyo byose ni ubuntu
ni amafaranga nta n'ikiguzi, kumva ubutumwa bwiza nta kiguzi, Imana mu ijuru iduhane umugisha. Urakoze cyane, se abishimire cyane.